kuri ubu tuvugana perezida wa Korea y'Epfo yamaze kuba yashyiraho itegeko bita Mashya. Iri tegeko bita Mashya uryumve neza ni ugufata buri kimwe cyose kikajya under control ya gisirikare, buri kintu cyose kikaba gitegekwa na gisirikare. Birumvikana ibintu byose bya societe civile byose bikajya munsi ya gisirikare. Reka mbaho urugero rutoya, ni nk'uko bavuga wenda nk'umuntu yabagiye ku exporting ikawa cyangwa se ibindi byari byo byose igikorwa icyo ari cyo cyose, bakabasha kuba babimenyesha igisirikare kugira ngo bibashe kuba byaba, cyangwa se amakuru yajya gusohoka mu gihugu cyangwa se hagira ibindi byari byo byose bigiye kuba byaba bikazajya biba, ariko none igisirikare kifite icyo kibiziho. Ubundi mu busanzwe ibi bikunda kuba byakorwa n'igihugu mu gihe hari ikintu cyihutirwa, hari emergency cyangwa se hari ikintu kitameze neza, swat igihugu kiri mu ntambara cyangwa se hari ibindi nyine birimo biratuma biba, cyangwa se igihugu gifite umutekano utameze neza, instability, cyangwa se hakaba harimo amakimbirane yaba imbere mu gihugu cyangwa se arimo arava hanze. Mbega nyine ni ibintu biri emergency cyangwa se ibintu byihutirwa. Muri Korea y'Epfo rero ibyo bimaze kuba byaba, kandi mu by'ukuri byaherukaga igihe kinini gishize. Ikintu bita igisirikare kiba gifite imbaraga kuruta ikindi icyo ari cyo cyose, buri operation yose irimo irakontororwa n'igisirikare. Nibyo birimo biraba muri Korea y'Epfo. Ibi ngibi biba bisobanuye neza ko liberté cyangwa se birya abaturage bakoraga nyine ba gisivile bigira uko bashaka biba bimeze nk'aho bihagaze, kubera ko kwishyira ukizana nanone biba bimeze nk'aho bifite uburyo nyine bigiye kuba byavangwamo, kubera ko nimba wakoraga icyo ushaka cyangwa se nimba hari icyo wakoraga wenda ubajije umuntu runaka muziranye biraba bihindutse, haraba hagiyeho izindi mbaraga za gisirikare ziri buze kuba zakontorora buri gikorwa cyose kigiye kuba cyaba. Noneho ikintu gitangaje ndetse cyateye inkeke abantu nuko uno mu perezida uri muri Kuyobora Korea y'Epfo bise Yoon Suk Yeol amaze imyaka 2 ku butegetsi, amaze imyaka 2 gusa ayoboye, noneho ahise ashyiraho itegeko. Noneho kugira ngo wumve neza ko ibintu bitoroshye, iri tegeko ryaherukaga gukoreshwa mu iki gihugu mu 1980 mu gihe umugabo witaga Chan Dua yari arimo arayobora Korea y'Epfo. Icyo gihe nicyo gihe bakoresheje iki kintu bita Mashya, cyangwa se kuvuga ati buri kimwe cyose kiri under control ya gisirikare. Birumvikana ko hamaze kuba hacaho imyaka 44. Ngotekereza itegeko rimaze imyaka 44 ritariho rikongera kuba ryasubiraho. Birumvikana nuko hari ikintu kimeze nkaho gitangaje. Noneho uno mu perezida uburyo yashyizeho iri tegeko arishyizeho saa 6 z'ijoro bwije nyine, ku buryo ni ahandi buri wese yaryamye, mbega nyine atazi birimo birajyamo mbere. Yateranyije inama ndetse n'ibigaragara ubwo yavugaga iri tegeko, na bamwe mu bari bagize inteko wabonaga batabizi. Nyine ni ibintu bitunguranye cyane, ni ibintu bije direct gutyo byitura ku bantu. Abantu muri Korea y'Epfo bagize ubwoba, benshi barimo barataha bajya gusanga imiryango yabo, kubera ko nanone ikintu nk'icyo cyituyeho kandi icyo kintu cyari kimaze imyaka 44 kitaba. Byange bikunde nuko haba hari ikintu kitameze neza kirimo kirajyamo mbere mu gihugu. Nimba muri ya demokrasi ari ukwishyira ukizana ko abaturage umuntu wese akora ibyo ashaka igihe abishakira, noneho guverinoma ikavuga ati oya, ibyo ngibyo ntabwo ariko biri buze kuba byagenda, hagomba kuba hajyaho amabwiriza ari buze kuba yagenga kino kintu. Icyo gihe ni ikita kikwereka ko byange bikunde hari ikintu kitameze neza kirimo kirajyamo mbere, noneho bikaza byikubita ku baturage mu masaha y'ijoro baryamye. Ni ibintu bitaba bimeze neza. Rimara kuba ryagiye hanze iri tegeko, cyangwa se perezida Yoon Suk amaze kuba yashyiraho iryo tegeko, benshi cyane bahise biruka bajya mu ngo zabo. Biriya bihugu byo muri Aziya cyane Korea biba bizi neza ko nyine nta mikino ihaba. Korea ya ruguru ubwayo irabugarije, none nabo haje ikintu kimeze gutyo. Uri umuturage watekereza iki? Nta kintu uretse kugira ubwoba nyine ukavuga ati niki kintu kiri buze kuba cyakurikira. Ibintu by'ingenzi wamenya ko iri tegeko rya Mashya cyangwa se kuba buri kimwe cyose gikontororwa n'ingabo, iri tegeko rishyirwaho na perezida. Hari ibihugu bitagira perezida ugasanga bifite prime minister, na prime minister ashobora kuba yarishyiraho, cyangwa se undi muntu uri hejuru cyane mu butegetsi ashobora kuba yavuga ati iyi Mashya nijyeho. Kubera iki? Kubera ikintu runaka nyine kigiye kuba cyatuma yishyiraho. Bimwe mu bintu bishobora kuba byatuma iyi Mashya ijyaho, icyambere ni intambara irimo iraba, cyangwa se bitabara ibyo ngibyo hakaba hari ikindi kintu nyine bigaragara neza ko nikidafatirwa umwanzuro vuba kiribuze kuba cyatuma umutekano w'igihugu utagenda neza. Ariko akenshi cyane aba ari intambara, cyangwa se hakaba hari ikintu bita kudeta, cyangwa se bitabara ibyo ngibyo hakaba hari ikintu cyitwa kwigaragambya, ariko nanone biri hejuru cyane ku rundi rwego.
ubundi iyi masholo abahanga babizi neza bavuga ko iyo imaze kuba yajyaho ikintu bita civil law anama institution yose bya bindi umuturage akora biba bimeze nk'aho bihagaze. Icyo gihe ikintu bita igisirikare nicyo kiba kigiye kuba cyakontorora ikintu ko kiri buze kuba cyagenda kose bizaba biri mu biganza bya gisirikare. Nyine bya bindi byose wabonaga abaturage bakora bisimbuwe n'igisirikare, kwidagadura ibyari byo buri kimwe cyose nyine kizajya gikorwa, ariko nanone raporo itangwa mu gisirikare cyangwa se bikorwa ari under control ya gisirikare. Rimwe na rimwe hari n'igihe usanga ibintu byakorwaga wenda n'abapolisi, civilian police n'abandi bandi nyine bashinzwe umutekano, ibintu nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe nabyo bivaho, ugasanga abantu bita abasirikare nibo bagiye kuba bakomeza kuyobora cyangwa se kureba ibirimo birajyamo mbere, kubera ko nyine buri kimwe cyose kiba kiri under yabo. Ibi noneho utagira ngo bigarukira aho ngaho gusa, oya, kwishyira ukizana kw'abaturage nabyo birahatikirira. Kwa kundi uvuga ati mfite freedom of speech, ndatangaza ibingibi ndatangaza ibingibi, uba ugomba kwitonda cyane, kubera ko ushobora gusanga wakoze icyaha cyangwa se urimo urakora ibintu bigize icyaha. Birumvikana ugenza gakeya byabana ngombwa ugasaba uburenganzira kugira ngo ubashe kugira icyo wemererwa kuba wavuga. Bamwe mu banyamakuru ba CNN ba Sky News barimo baravuga ati bamwe mu bakozi bacu bari muri South Korea ntabwo barimo baremera kuba baduha amakuru kubera kwitondera icyo bari buzi ko bavuga batagerewe warrant na gisirikare, kuko bashobora gusanga barimo baratanga amakuru nabyo bitemewe, ugasanga umuntu agiye kuba yahafungirwa imyaka n'imyaka. Tekereza umunyamakuru wawe wishyuye akajya mu gihugu runaka agiye kugutarira amakuru, ariko akakubwira ati aha tuza uretse gatoya. Ahangaha igisirikare nicyo kiba kigiye kubungabunga amategeko uko ashyirwa mu ngiro, byose birimo biracungwa n'abasirikare. Kwa kundi uvuga ati wenda sinagiye mu muganda, wenda inkera gutabaza kumufata cyangwa se daso, oya, ntabwo ari uko nguko bikora. Ubu usanga military officer aribo bari kuri patrol, kwa kundi ubona abasirikare cyangwa se abapolisi cyangwa se abanyerondo, oya, byose biba biri mu gisirikare. Ndagira ngo wumve nyine ko buri gikorwa cyose kiba kirimo kirakontororwa na gisirikare. Aha ni hahandi uhita ubona abasirikare batangiye kwistablishinga cyangwa se gutangiza checkpoint cyangwa se ahantu ugera bakagusaka bakanareba ibyangombwa byawe. Ahangaha niho biba bigiye gutangira kuba byaba nyine, kubera ko haba hari ikintu runaka kigiye kuba cyaba cyangwa se kirimo kirateganywa ko gishobora kuba cyaba nibatitonda. Ni handi usanga bahise bahagarika ibintu bya public gaming, kwa kundi kwishima kujya ahantu wenda mugaserebura muri abantu benshi nabyo bigahagarikwa. Yewe ntibinagutangaze ko bashobora kuba banavuga ati aya masaha ya naya nta muntu n'umwe wemerewe kuba yasohoka mu nzu yiwe ngo ajye hanze, kubera ko nyine ni amategeko kandi bashyiraho amategeko bigendeye ku byo barimo barabona, kandi bishobora kuba byakafekita situation irimo iraba ku kanya. Ibintu bita ubutabera wenda bwa gisivile busimburwa n'ubwa gisirikare. Rimwe na rimwe hari igihe ukora ibyaha uzi ngo ni ibisanzwe ugasanga urimo urahanwa n'amategeko ya gisirikare. Ikintu cy'ingenzi noneho ahangaha ikintu bita media cyangwa se itangazamakuru communication lihita rishyirwamo ikintu bita imbaraga za gisirikare cyane, kubera ko buri itangazamakuru ni ikintu iyo utacyitondeye gishobora kuba cyakora ibintu bibi. Nibyo bintu nabasha kuba nakubwira muri Korea Yepfo birimo birajyamo mbere, nagira ikindi gishya kiribuze kuba cyaboneka nacyo muri buze kuba mwakigezwaho hano ku muyoboro wacu wa YouTube Oliver Haregra. Ni muri mushyashya utibagirwa ukagenda udakoze subscribe, nyumva uyikoze ubu ngubu urakaza neza mu muryango mugari w'isi n'abantu, umuryango utazigira wicuza kuba warajoyininze.